igitambo impamvu ntacyemera Bibiliya bivuga neza ikavuga yuko Kristo amaze kuza niwe wabaye igitambo cyacu nta mpamvu rero kuza agiye ngo nkusabe ivode ngo ngwino usengere nindangiza ngo umbwire ngo mpa amafaranga y'igitambo hoya ntago ariko Imana ivuga si Imana ko bayigize nka radio ivode abantu hari ukuntu abantu bitiranye ibintu ntago Imana ari radio ku buryo bimura urushinge bakashyira kuri radio Rwanda bikavuga cyangwa ngo bashyire kuri TV1 kuri televiziyo bivuge ntago bishoboka ivuga igihe ishaki ikavuga mu gihe cyanyacyo none wowe usibye ko ubungubu nyene bagiye babivanga bakabikiramo n'ubucuruzi n'iki ariko ubundi kera umukozi w'Imana yahagurukaga atagambiriye inyungu ahubwo agambiriye kujya gushyira umurimo w'Imana ku murongo ivo ndakurahira Imana yampamagaye ntabwo ibyo bintu sinshobora kubikora nk'ubu reka nk'urugero si twageze dukora ikiganiro cy'umuntu negeze gusengera ku bitaro ikibunga akazuka uwo mudamu ubu umuvuga butumwe butuvugana asa mapi umuntu ashaka kwibaza uriya muntu yari yapfuye koko none se umuntu abaganga bamaze gufata umwanzuro ko yapfuye ntaba yapfuye vo abaganga bamufashe umwanzuro byarangiye mpita ninjira muri ndamugara ntinyereka icyumba aryamyemo ninjira muri cya cyumba ariko ngenda ntagiye gusenga kuko nari mfite ubwoba gusengera umuntu wapfuye akareka ivo nawe jya mu mubiri yereka nkubwiza ukuri ibitangaza Imana ikoresha abantu idutwara tumeze nk'ibipupe barasohotse hasigara dogiteri sinzi ibintu rero yari arimo afunga mu nguna ashyiraho bya birido bitandukanye urabona ni muri centre de santé muri sare abantu bose babahari ashyiraho bya birido bikingiriza abandi nyine nk'umuntu wamaze kuva mu mubiri kuya bamutegure bamutwara bamutegure bamukura aho ngaho mpita nsuni ku rugi mvunira mu rufunguzo dogiteri tumvate mu mada ndaka ntabwo ubwo nari nkiri kumwe nawe nahise njya mu kazi kanjye nahise numva imbaraga ziranteruye ivode zintereka hejuru ya wa mudamu mwicara hejuru narasenze ntabwo nzi uko nayasenze nanjye nagiye kubona mbona kubitsa ikirutsi cya mbere cya kabiri cya gatatu akubita ikintu kimeze nk'umuziha mbona umugore arasepfuye babarwayi bari baraho barabirebye barahamuka ati ibi n'ibiki bati nabonye Imana Yes reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane ko mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu reka nshimire inshuti zacu ziri hano mu Rwanda abadukurikiye muri diaspora abarundi turabizi ko mudukurikirana namwe muri benshi cyane ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho mwamuhereye hose reka mbabwiye ngo amahoro y'Imana aganze muri mwebwe kuri kamera turi kumwe na Mama Happy twishimiye kongera kwakira ku Isezerano TV murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe Mama Happy amakuru n'amahoro urwaye na n'ubu buracyari kwa kundi ni kwa kundi urabona ndacyahambiriye ni kwa kundi yego aha reka tubanze cyane cyacu n'isengesho yego kadusenga Mwami Imana yacu data mwiza turi imbere y'amaso yawe gitondo nk'iki ngiki kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro turakwingize kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zimanuke zibane natwe igitinyiro cy'Imana kibane natwe kandi turasenze cyane kugira ngo abakurikiye iki kiganiro bafashwe na mwuka wera baganirizwe na mwuka wera Imana data n'umwana n'umwuka wera bari we uba umujyanama w'ubugingo bwabo urakoze rero turagushimiye kujye kubana natwe kandi ukatwitaho ukaturengera izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu amen amen hari ibintu bigenda bivuga henshi ku social media umunsi ndashaka kugira ngo tugaruke ku myitwarire y'abakozi b'Imana ubusanga bagenda aho bavugaho ibintu bigiye bitandukanye bakavuga ko hari abatera imbuto sikwiriye nyine umukozi w'Imana kuri wowe ntago ibyo bintu ujye ubyumva ndabyumva cyane kuko urumva tuba tujya tunahugurane haba harimo guhugurana burase ikintu mbona cyafashe intera abantu bakunda kugenda batunenga nanjye rega mba ndimo yego nanjye mba ndimo buriya nanjye baranenga wenda ikintu bagenda batunengaho ni ikintu cyitwa kutabinyangamugayo ku kintu cy'amafaranga gusaba amafaranga kugaragaza ubukene cyane kuruta ibindi byose ugashyira inyungu zawe imbere kuruta umurimo w'Imana iki kintu bagenda bakitunenga kenshi kandi koko niyo ugiye kwitegereza usanga ari byo uvuze ubwo reka mvuge ngo gukunda amafaranga bayakunda mu buhe buryo
kuyasaba mu gihe kitari cyo bayasaba abantu. yego. Aha none ubwo ngira ngo ni nka bya bindi ubwo byita gusaba ituro, igitambo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngira ngo nibyo wenda warushatse kuvuga ko numvaga nanjye ndibuze kubikubazaho kuko bijya bivugwa cyane ibintu by'ituro, igitambo. Ubundi wowe kuri wowe ituro ni irihe, igitambo ni iki? Jewe rero igitambo ntabwo nkemera, ariko ituro ryo ndaryemera. Igitambo impamvu ntacyemera, Bibiliya bivuga neza ikavuga yuko Kristo amaze kuza niwe wabaye igitambo cyacu. Nta mpamvu rero yo kuza agiye ngo nkusabe ivode ngo ngwino unsengere nindangiza ngo umbwire ngo mpa amafaranga y'igitambo. Igitambo gitamba ibikisi, kandi Kristo ari we waje kuntambira kugwa ku musaraba. Niba Kristo yaragiye ku musaraba yaje gutambirwa ibyaha n'ibicumuro byacu. Turabohoka, turabaturwa. Icyo gihe Kristo ataraza bajyaga gutamba inuma n'intungura bibagoye kuzibona. Ibaze nawe umuntu kugutuma inuma iguruka, uburyo wajya kuyihiga n'uburyo uzayifata ukayifatisha ukayizana kugira ngo uyikore igitambo. Urumva atari ikintu cyari kigoye gikomeye, cyari ikintu gikomeye cyane kigoye. Ariko nicyo Kristo yakoze kiragoye cyane kuruta gushaka ya numa n'intungura, kuko yaremeye arazajya ku musaraba. Nta wundi muntu wegeze abikora, kandi ageze ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Niba byararangiye rero ibitambo byararangiye, ibyo bitambo basaba giye nta muntu naha amafaranga ngo ndamuha igitambo. Reka buriya n'ubujura bukabije. Igitambo ntacyo naguha. No igitambo kuko jewe ntago nkizera, niyo mpamvu ntakiguha. Uwakinsaba sinakimuha kuko ntabyizera. Nizera ko Kristo wenyine ari we wagiye ku musaraba akaba igitambo cyanjye, akajya mu cyimbo cyazanuma n'intungura. Niyo mpamvu nta wakinsaba ngo nkimuhe. None ituro ryo ni irihe, kuko uvuze ko ituro ryo ryemera? Ituro ryo ndaryemera. Igihe uri pasiteri uri umushumba ugomba gusaba ituro mu rusengero, cyangwa se bagatanga icya 10 n'amaturo nk'uko nawe ubizi bisanzwe muri Bibiliya. Ariko ngira ngo ituro hanga turimo tuvuga ntago ari ituro ryo mu rusengero. Ni ituro ngo basigaye biti ry'abahanuzi. Ituro ry'abahanuzi niryo turimo turavuga, kuko ubwo turimo turareba ikintu akenshi kirimo cyica ubuhamya bw'abantu. Ituro ry'abahanuzi naryo ndaryemera, kuko riri no muri Bibiliya. Kuko Bibiliya inavuga yuko n'ubundi kera abantu bajyaga kwa bamenya bajyanye ituro. Yego. Urumva? Ariko ntago urisaba cyangwa ngo uritegeke. Ni ikima neza kivuye ku mutima w'uwo wasengeye akabitekereza akakiguha. Ubundi kera bivuye mu bushake bwe n'umutima nama. Ubundi kera abantu bakera reka mvuge yuko bari bafite ubunyangamugayo kurusha twebwe, cyangwa se umuco uboneye mu byo bakora kurusha twebwe. Kuko uyu muntu yahagurukaga avuga ngo jewe ngiye kwabamenya, ntago yatinyukaga kugenda imbokoboko. Urumva yashakaga ikintu, kuko muri Bibiliya uzabisoma ngo bagendaga bikoreye amazahabu n'ibindi bintu by'agaciro byinshi cyane bajyanye kwa bamenya. Rikaba ari ryo turo ry'umuhanuzi. Noneho rero impamvu jewe ndyemera nuko uje kundeba we jewe mama happy, sibyo? Ndi umuhanuzi, dusupoze genda umuhanuzi, wowe uje kundeba. Wowe niba uhagurutse mu rugo ugomba gutekereza ko uje kwabamenya, ukazana ituro ry'umuhanuzi. Niba utabitekereje cyangwa utarifite, giye ntago bivuze ko ntari bukwakira. Genda kwakira kuko utafite rya turo ry'umuhanuzi, kandi kubera yuko wagize n'uwo mutima wo gushaka kuza kubana n'Imana no gusenga Imana, ariko ntago bisobanuye ko ndi buri kwishyuza. Niba utarifite ntaryo ufite. Ariko niba uwo munsi wanaje utarifite ukazagenda ikindi gihe ukabitekerezaho ukarizanira, nta cyaha kirimo. Niyo mpamvu giye wiryo ngiryo ntago ndirwanya. Ariko icyo ndwanya no kurisaba. Icyo cyo ndakirwanya, nzanakirwanya kugeza Kristo agarutse. Ibintu byo kuguhamagara jewe Ivode uri umuhanuzi, nkaba nkwizeye yuko numva nshaka kumenya iki Imana ivugana nanjye, cyangwa se nkashaka kumenya ibyo ngomba gukosora no gushyira imbere. Ariko wowe naguhamagara ngo unsengere ukambwira ngo urampa amadolari 200 cyangwa ibihumbi 300 by'amanyarwanda, cyangwa 200, ukabanza kumpa igiciro, ibyo byo nzabirwanya. Ntaho byanditse, nta naho byabaye. N'abantu babikora ku giti cyabo, ariko ntago babikora kuko byanditse muri Bibiliya, kandi tugiye no kubivugisha ukuri nta nubwo ari umuco mwiza. Ubundi wowe ni ukuvuga ngo korera Imana, izindi nyungu uzazihabwa n'Imana wakoreye, utagiye kuzishaka mu bantu.
ariko umuntu we wamusengeye agakorwaho akavuga ati ndashaka kujya gusura mama happy mushyira ikintu runaka nta kintu bitwaye ariko niba atagifite wimuha ibiciro ibyo by'ibiciro gihe ntago nemeranya nabyo ntago nemeranya nabyo rwose. Yego urumva hari abasabwa iryo turo bakanaritanga ese kuki uriya muntu noneho yemera kuritanga si uko aba yizeye ko impamvu yemera kuritanga navuga wenda nk'impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nawe nuko aba yarasomye Bibiliya abizi ko iryo turo riba rigomba gutangwa. Icyo ni kimwe ni ukubitekereza ariko sinaganiriye nabo niko mbitekereza nuko wenda aba yarasomye Bibiliya abizi ko iryo turo rigomba gutangwa. Ikindi cya kabiri nuko abababaye hari igihe aba yumva hari abantu mu by'ukuri bafite imyizere ivuga yuko niba asengewe n'umuntu runaka umupasiteri cyangwa umuhanuzi cyangwa umunyamasengesho yumva ari hashyize ibyiringiro ko ibisubizo bye bizasubizwa. Hari abantu bateye gutyo akumva ko ibisubizo bye biri muri uwo mupasiteri biri muri uwo muntu usibye ko atari kukuri. Abo rero ashobora kuritanga bitewe n'iyo myizerere afite. Hari n'uritanga avuga ati jyewe ndababaye simfite imbaraga zisengera ariko uriyandushije imbaraga kandi twese ntitunganye imbaraga koko. Hari uritanga rero avuga ati kuko uriyandusha amavuta andusha imbaraga z'umwuka wera reka nditange nsengane nawe nibura numva icyo Imana ivugana nanjye cyangwa se nibura numva ibyo ngomba gukosora mu murongo ndimo kugendamo. Nibyo ntekereza bituma baritanga. Ubundi se mu by'ukuri ituro hari ikintu ushobora guhindura ku cyo umuntu yizeraga cyangwa kuri rya sengesho bamukoreye gusa reka tuvuge ku bya Bibiliya. Ubundi nk'uko twabivuze yuko umuntu kera yajyaga kwa bamenya agiye ajyanye amaturo ari amaturo usibye no kuyashyira nyirayo akishima n'Imana yarabinezererwaga. Yego yarabinezererwaga kandi ikindi cyongeyeho bari abantu baba bamenya nabo nta handi hantu handi wenda baba bakura mu murimo w'Imana bakora. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo umuvugabutumwa atungwe nabwo nta cyaha kirimo. Imana yarabinezererwaga na nyir'ubwite akabinezererwa. Uzumve hari terima abahanuzi begeze kwiha yo kujya avuga ati nimuteke nze njye mpanure ko ngo umuhanuzi yahaze ni hahanura. Nageze kubibabaza ndabaza ariko se kuki muvuga yuko uyu muhanuzi ahaza ari bwahanura ibi bintu ni ukuri? Baravuga tumva yewe none se Aburahamu amaze kwakira abashyitsi ntibahaze bagahanura. Urumva ati none se Eliya bamaze kumuvugira agatsima ku mupfakazi ariko kari gasigaye mu mperezo ntiyahanuye agategeka ifu ikaza. Ati umuhanuzi yamaze kurya igihe cyose ntiyahanura ariko jyewe buryo yamaze kurya mitana nasinzira. Jyewe buriya ugiye kundoga ngo dusengane wenda unegerejemo kuza kumva guhanura oya ukampa ibiryo uba ukije oya ubwo mpita nsinzira umusinziro uhita umfata. Ntabwo ngiye nemeranya yuko umuhanuzi iyo yahaza ari bwahanura ariko ahubwo hari icyo nemera iyo umuhanuzi azi ko mu bubiko bw'urugo rwe harimo ikintu yahanura bitewe n'uko aba afitanye ubusabane n'Imana kuko nta bitekerezo byinshi afite. Buriya rega Ivo ubukene buragatsindwa n'Imana. Uzi ko ubukene bushobora kugukuraho umwuka wera akagenda. Yego cyane rwose umwuka wera akagenda ukazagira ngo bamuguteruyemo cyangwa Imana yishubije impano ze cyangwa baraziroze n'ikizigikora ariko ari ubukene bwazirukanye nta kindi kintu. Gute urakena wamara gukena ukihugiraho wamara kwihugiraho ukarara utekereza icyo abana bari burye ugatekereza icyo uri bwishyura ubukote ugatekereza icyo uri bugura umuriro ninjoro wakajipa udafite n'icyo gucana ugatekereza ku bintu byinshi ugatekereza transport iri bukuvane hano kugeza i Remera ugasanga ntayo ufite. Icyo gihe se uri muri ayo maganya utekereza ko umwuka wera yagusanga. Erega umuntu ahanura kuko yuzuye umwuka wera kandi umwuka wera ahantu hari amaganya ntajyayo. None se urumva ubukene butakuruka naho umwuka wera akagenda burundu ntago wahanura. Impamvu rero cyakora nemeranya yuko abahanuzi bahanura ari uko bariye koko nuko baba bafite umwuka wera wo kumva ko mu rugo hari ikintu kibitsemo. Niyo mpamvu rero nabamenye yazanye n'uje kwa bamenye akazana ituro nawe ukabona iryo turo ukabuzi ko abana bawe bari burye utari buhangayike
nyirinzu atari bugukomangire ngo utangire kumubeshya kandi uri umukristo utakabaye ubeshya, icyo gihe ugira gute? Wumva wuzuye ubwuzu n'umutima mwiza, Mwuka Wera akagusanga ugahanura koko. Genda umva bifitanye isano. Yego. Ariko nanone ntabwo ari ikiguzi ku buryo atazanye ituro bivuze ko umuntu atahanura. Ntabwo bivuze ko utakuzura Umwuka Wera, ntibinavuze yuko utahanura, kuko impano si izawe n'Imana izigukoresha. Imana yagambiriye kugukoresha n'ubundi iragukoresha. Erega ibi bintu si ibintu bipfa kuza ngo barabitegeka. Hari n'igihe wabiforosa ntibizi. Yego. Biza kuko Imana yashatse ko biri buze koko. Kuko yagambiriye ko bigomba kuza. Ubwo rero Imana n'ibiziti ndavugana n'aka biraza, naho wabyimira biraza. Ariko ni wagiye kubyishakamo, niyo wabyishakamo ntabwo byakunda. Kuko Imana yashatse ko bitari bukunde nyine. Nibyo mpamvu rero burya ushobora no gusanga umuntu inzara yamwiciye mu muferege ariko akakubwira atumva uko ivuze. Kuko Imana yashatse ko iyo message itambuka. Yego. Hari akantu uvuze ngo Imana yashatse ko kukunyuza, Imana yashatse kuvugana nawe nuvuga ngo byanga bikunze iyo message iri bugire. None nka kuri umuntu azakakurira ngo ndashaka kumpanurira. Oya ntago bibaho. Ntago bibaho. Ntago byo bintu bibaho kuvuga ngo ngiye kwa kana kamanurire. Nese araguhanurira n'ibyo yabitse mu nzari bubikura biguhe. Nugirirwa ubuntu murasenga, ubuhanuzi bumanuka nibutamanuka urataha. None se ubuhanuzi nyirabwo nuvuga ngo ntago ari tegeko igihe cyose mwasenganye. Hoya ntago ariko Imana ivuga, si Imana ko bayigize nka radio Ivodi. Abantu hari ukuntu abantu bitiranye ibintu. Ntago Imana ari radio ku buryo bimura urushinge bakashyira kuri radio Rwanda bikavuga, cyangwa ngo bashyire kuri TV1 kuri televiziyo bivuge. Ntago bishoboka. Ivuga igihe ishakiye ikavuga mu gihe cyanyacyo. Iyo idashatse kuvuga ntivuga. None se ubu hari abantu giye begeze kunsetsa, n'ubu bajya bansetsa. Reka nanabivuga n'ejo hari uwo twahoze tubiganira. Ngo se waransengeye ntinaragusengeye, ngo Imana yamvuze ngo iki, ntago yavuze. Ngo kubera iki sitavuze. Imana ivuga igihe ishakiye, ntago ivuga ku itegeko ryawe cyangwa kuko niba waje ngo nitegeko igombe kuba. None se ubu nanjye ubwanjye hari igihe nshobora gusengera ibyanjye ukwezi kugashira nta kimbwira, ikicecekera. Hari igihe nasengera ibyawe ukicecekera. Ubu se tujye tubeshya abantu ngo uko dusenze Imana iravuga? Oya, ibyo no kubeshya. Cyakora ikintu nemera gihoraho, umuntu w'umunyamwuka ahorana amayereko, ariko ntabwo ahorana Imana iravuze. Imana ivuga igihe ishakiye, ikavuga mu gihe cyayo, mu gihe yagambiriye. Ntago Imana ivuga nka radio. Biriya rero byo kuza ngo ngiye kwa kanaka ngo ampanurire, ushobora kuza mugasenga mukarinda musoza nta kivuze, kuko waje gushaka ubuhanuzi. Bivuga ngo niba umuntu akeneye ngo ashaka ko avuga ngo ngiye kureba Mama Happy, ntago akwiye kuza avuga ngo ngiye kwa Mama Happy ngampanurire. Akwiye kuvuga ngo reka ngende nsengane nawe. Nibura noneho wenda Imana akaza yimitsemo kaje gusenga, no muri we mu mutima wakumva ko aje gusenga koko, ataje gushaka ubuhanuzi. Imana ikareba umwanya yafasha wo kumva ko agiye kuba imbere yayo, uwo munsi kagira iki mu mariri kamuvugaho, cyangwa ikagira n'iki muremere kakimuha. Ariko kuvuga ngo ngiye kumva ubuhanuzi, ntago ntekereza ko ari imvugo nziza yashimisha Imana. Hari n'igihe waza ikabikubwira kuko nyine ari byo ushaka. Erega reka nkubwize ukuri, muri Daniel ngira ngo ibice 32 haravuga ngo nzabashyekengesha ibidasohora, kuko bavuye mu isezerano nta mpamvu. Uzi ko iyo wimitse ubuhanuzi Imana ishobora kugushyeshyenga kandi igakoresha umuhanuzi agahanura. Cyane. Hari aho bigiye biri muri za Bibiliya, nuko nta genzi imirongo tuba tubivuzeho, nta Bibiliya mfite hano. Ntago ari wabiteguye ntacyo. Ntago nari nabiteguye kubiganiraho ko ndi bujya muri ibyo. Ariko birahari aho Imana nawe yagiye ikoresha abahanuzi ishyeshyenga abami bakagenda bakagwa no ku rugamba. Ibyo birahari muri Bibiliya. Hari igihe rero wiyimikamo yuko wowe icyo ukeneye ari ukumva ikivuga, ahubwo atari ukuyishaka, ikaba yagushyeshyengesha ibyo ukunda. Ariko ukabitahana. Hari n'igihe ukwihorera. Iyo ukwihoreye ahubwo ibikugiriye neza, buri ibigukunda. Kuko urumva ishobora kuvuga igushyeshyenze, ukazahora utegereje uti Imana ejo yambwiye kuzangirira neza, umwaka ukagushiriraho bidasohoye. Ariko iyo ukwihoreye ugataha, uhita ugira gutekereza utari kukubera icyo Imana yanyihoreye, ugahora witekerezaho. Noneho cya kindi cyo kujya kumva ubuhanuzi kikazagera igihe kikakuvamo, ugahita utangira ingamba zo gutekereza gusenga, ukamenya neza ko Imana ivuga kuko wasenze kandi kuko waciye bugufi imbere yayo.
icyo gihe Imana ugasanga ivuganye nawe. Ariko ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwa kana kampanurire rwose shasi gusa reka nkubwize ukuri ntago ninya kubivuga benshi niko babitwara ni nako baza bavuga ngiye kwa kana kampanurire reka telefone kana kampanurire hari n'ugutelefone ari mu ntara hano muri iki gihugu cy'u Rwanda usibye no hanze muri za diaspora akaguhamagara akakubwira ati ndashaka ko nsengera kuko urumva ibyo ari byo byose abagiye kuguha icyifuzo ukamubwira utoke uti nzagusengera ukamubaza amazina kugira ngo uzamusengere noneho akabikubwira ukamubwira uti nzagusengera yakumva ko utamubwiye ko mugiye gusengana kuri telefone akakubaza ngo se nta kuntu twasengana kuri telefone ubwo iyo ufite kumusengera kuri telefone uramusengera iyo utabishoboye mubwira impamvu zituma utabishoboye ariko bose ni urumva nicyo baba bashaka ugira ngo se gusengana kuri telefone ni iki arashaka ze kumva hari ikintu umubwira arashaka ubuhanuzi muri make yego ntago ashaka amasengesho arashaka ubuhanuzi none se mama Happy ubwo umuntu ashobora guhita yibaza niba kujya kureba umuhanuzi atari itegeko kumushyira ituro cyangwa se ngo aguca ibyo bitambo bimuhe inyungu ku muhanuzi noneho yaba ari iyihe inyungu ku muhanuzi ubundi none se nkubaze nanjye aba bajumba bahawe umuhamagaro wo kwinjira muri uyu murimo ugira ngo yagiye atekereza ngo nzabona inyungu imeze gute yarazi ko inyungu ari ugukorera Imana ibindi akazabigororerwa ageze mu ijuru cyangwa se inyungu zikazava muri wa murimo Imana ikazamuterera iteka muri wa murimo naho ngaho nibaza noneho usibye ko ubu ngubu nyine bagiye babivangavanga bakabishyiramo n'ubucuruzi n'iki ariko ubundi kera umukozi w'Imana yahagurukaga atagambiriye inyungu ahubwo agambiriye kujya gushyira umurimo w'Imana ku murongo ntabwo icyo gihe iyo watangiye kureba inyungu zizabivamo ntekereza ko nta nubwo biguhira kuko wagiye mu nyungu nyine kandi ibintu reka nkubwire ibintu by'uyu murimo w'uyu mugabo ntago ureba ku bintu by'inyungu ugamije ukeneye kugeraho ahubwo wowe ureba icyo ugiye gukora ahubwo ugiye gukorera akagutekerezaho kuko inyungu ziri muri uyu murimo ni ugukorera Imana ikaguhembera ko wayikoreye ariko wowe iyo ugiye kwisabira ibihembo ndatekereza uhembwa nabi Nese nk'ubu urugero nta muntu ushobora kubwira uti kugira ngo nkusengere mpa amadolari 200 cyangwa uri mu Rwanda ukamubwira uti mpa 200 akagusengera wabimuhaye ese ugira ngo buriya ari amasengesho aba ari meza ntago aba ari meza wenda n'Imana ishobora kuyatera iteka kugira ngo yisubirize uriya wayatanze ariko wowe ntago ukubona neza ntago wagaragaye neza ariko ikintu ugiye mbona kigaragara neza ni ugusengera umuntu wamara kumusengera yaba afite iryo turo akabikura ku mutima we yaba atarifite ukamusengera ahubwo wowe ukabwira Imana ko wayikoreye ukayishyuza kuko niyo yaguhaye akazi ukayibwira uti nagukoreye uyu munsi nkeneye ibihembo nkeneye ko ntari buburare nkeneye ko ntari busohorwe mu nzu kandi nagukoreye Imana ikaguhembera ibyo wayikoreye nuko urumva ariko utatse ibihembo mu bantu urumva tujya tugira nk'abantu baduhamagara tabaye ngo ko pastor kanaka yanze kunsengera ngo kuba ko namuhaye ituro nibyo bya bindi nyine twagiye tuvuga bidasa neza muri uyu murimo nyine byo kuba ugiye gusengera umuntu kandi wasanga n'uriya muntu uba wakituro ni inzahare iri inyuma y'abandi bose ese iryo turo atarifite byagenda bite ni ukuvuga ngo niba atarifite ntabwo uri bumusengere niba utamusengeye se ntago waba uri wamushumba uragirira ibihembo kandi Bibiliya ivuga yuko umushumba nyakuri ari utaragirira ibihembo icyo gihe waba uri wamushumba uragirira ibihembo ariko niba udasabye ituro ukarisaba Kristo wo guhaye akazi bituma n'umuntu agutekerezaho Imana ishobora kubatera no kugutekerezaho bakayazana utayasabye none se ubugiye ntiba yampa kandi ntayasabye hari ikintu nahakanye muri uyu murimo ntabwo nshobora gusaba umuntu amafaranga nta nubwo umuntu ashobora kumpamagara ngo ambwire icyifuzo cye ngo mubwire amafaranga hari ibintu byagiye gusa turi abantu dekana nabivuga nayo kubitinya kubivuga hari ibintu byambayeho maze gukomereka natanze kiriya kiganiro nshaka kujya kwa muganga nsaba ubufasha umuntu yageze kunkomeretsa shayivote
ntarebe iki kandi nagikoreye hano ndabizi niba ibyo ari byo byose ko yakiboneye hano n'ubu ari bukibone niba ari bukibone ambabare ataza kunkubita nantera amabuye ariko ndabivuze gusa sindi buvuga uwo ari we kuko nanjye simuzi n'amazina yambwe sinyiyibuka ariko sha yarankomerekeje yarampamagaye arambwira ngo mama happy ngo aramutse neza yarabanje aranyandikira kuri WhatsApp aransuhuza aramvugisha nawe ndamuvugisha ngiye kubona mbona arampamagaye ni wa hano mu Rwanda arampamagara arangije arambwira tumva mama happy jewe mfite ibibazo ntitaye kurwaye ntitaye no kuguru kwawe ntitaye no kubindi jewe mbabarira unsengere je nifite ibindi bibazo ibindi ntugire icyumbaza ndashaka amasengesho nkurikije ukuntu wavuze ukuntu Imana yakoranye nawe n'uburyo ukorana nawe mbabarira unsengere ntago je nitaye ibyo kuri ibyo byawe uri uvuga ngo urarwaye Yesu we narakomeretse Jayivode narakomeretse ndavuga nti Mana y'Isiraheli we cyakora Mana waraduhamije wowe waduhaye umurimo gweri ntago ntiyitaye ku kuguru kwanjye ntiyitaye ku burwayi arashaka amasengesho ese ayo masengesho ari mu muniho n'imisonga yaramumarira iki shamutekerezaho ndavuga ntumva rero nkubwiza ukuri ntago nanga gusengera ariko simbishoboye ndarwaye pe ndarwaye ntago mbishoboye ibintu byo gusengera abantu narabihagaritse kuko ntago ari ibintu ndimo gukura ku mutima ubwo muri cyangwa rumeze nabi n'amagambo navuga mu kanwa atari bugira icyo akumarira ko gusenga ni ukubikura ku ndiba y'umutima ahantu ugahaguruka ufite umutwaro wo kuba uri musengera umuntu kugira ngo n'Imana ibone uburemere bw'uburyo wabikozemo ariko ibintu byo kujya ku magambo nkabomboreka kuri telefoni ni Mana data twese nkahamagara Imana ari amagambo bitanturuka ku mutima ntacyo nagufasha ntibyo ngibi ni ukubeshya abaturage nk'ibintu byo gusengera abarwayi ubu narabihagaritse muri ubu burwayi ndararara ku musonga ndirirwa amanitse ukuguru mvuze induru njye kubeshya abaturage ngo ndabasengera ntinzabasengera narakize zuko yanjubije ngo reka kugamburura mu makuba ngo utangiye kugambura Imana imbabare nanjye nahise numva kamere zije ndamubwira nti ntago ngamburura kuko ntago ari wowe wampamagaye ariko wampamagaye arabizi neza ko ibyo nkubwira bindi ku mutima ko ntabishoboye ntago yongeye ariko nahise ntekereza ndavuga ariko ubundi hari abantu batagira umutima pe ureba byonyine kuri akuguru ukuntu kwari kumeze kiragiye akavuga ati ntitaye kuri ibyo uriho uvuga ngo urarwaye ntago mbikeneye nkeneye ko unsengera mbabarira unsengera none akanagutegeka kumusengera kuri telefone urumva arashaka bwa buhanuzi nyine ubuhanuzi se buri mu misonga bwava hehe ukuguru kuri mu misonga uravuze induru ngo uruhanura iki se beshya abaturage ntago uko ari uguhanura ni ukubeshya abaturage abantu bose badukurikiye barabizi neza ko nabwiye abantu ngo nkiri muri la situation nta muntu nzasengera kujya kubeshya abaturage gusa naba mbasengera ibyo nkuye ntabikuye ku mutima nari nababwiye reka mutegereze nzakire nzabasengera pe niba ntapfuye nzarama ubwo nzabasengera ariko singiye kubeshya abaturage ngo ndimo ndabasengera mu misonga ibyo rero ubundi ugomba gukora ikintu wakuye ku mutima rero navuze ngo ntabwo nzegera nsaba umuntu amafaranga kuko nzi neza yuko ari amafaranga ashobora no kumviramo umuvumo niyo mpamvu ntashobora kuyasaba ariko jewe nshobora kugusengera namara kugusengera nkabwira uwampaye akazi nkamubwira nturabizi neza ko ari wowe wanyangaje nari ku murimo wawe nkeneye ko abana banjye barya cyangwa bakajya ku ishuri akabikora mfite abantu benshi nagiye nsengera ntegeze nakibiguzi kandi bashubijwe mu bisubizo bifatika bifite n'imbaraga ariko nta nuwegeza amituro nakakanya nta nuwegeza amituro ariko turahura tugaseka tukishima nkishimira cya gitangaza Imana yakoze ntago nibuka ituro umuntu ukamusengera ku kintu gifatika cyagasubizwa ntusubire kumubwira uti Ivo ndakurahira Imana yampamagaye ntabwo ibyo bintu sinshobora kubikora nk'ubu reka nk'urugero si twageze dukora ikiganiro cy'umuntu negeze gusengera ku bitaro Ikibungo akazuka uwo mudamu ubu ni umuvugabutumwa butuvugana ni umuvugabutumwa aho hantu nasengeye icyo gihe nasize mafunguye icyumba icyo gihe ibyumba byari bikemewe siga mafunguye icyumba nsigari ukiyobora n'umugabo we ahita hagurukira muri izo mbaraga z'icyo cyumba nafunguye aho nga hari umuriro shawe Vode ndakubwiye ngo icyo gihe abantu bose baravugaga bati icyumba kiri ahantu runaka muzageyo hari Imana iteye ubwoba yahise hagurukira muri uwo muriro Imana itangira kumuha impano ubu ni umuhanuzi ase mamapi umuntu ashobora kwibaza uriya muntu yari yapfuye koko none se umuntu abaganga bamaze gufataho umwanzuro ko yapfuye ntaba yapfuye Vo abaganga bamufasheho umwanzuro byarangiye kuko twebwe twinjira
jyewe ninjiranye na murumuna we twinjira tugemuye ko murumuna we arambwira ati ngo numperekeze twinjira tugemuye nk'abantu bagemuriye umurwayi tugeze ku muryango ku rubaraza w'ibitaro dusanga nyina ari hararira tuhita twibwira icyabaye turicara ku ntebe turamwegera turamubaza arafata ibyarangiye noneho ijambo rero ryatumye ngira ngo uriya muntu azuka ntabwo ari jyewe wamuzuye yazuwe n'Imana ariko ngira ngo ijambo Imana yagenze inyuma kugira ngo irishyigikire uwo murumuna we yari yaregeze agira ikibazo ndamusengera Imana ikora igitangaza bituma nyina akizwa icyo cyo nari ntarigera nkivuga bituma nyina akizwa ava mu bintu yari arimo by'ubupagani yakira agakiza ahinduka umukristo aba n'umunyamasengesho kubera igitangaza cyari kibaye ku mukobwa we yego noneho ambonye nzanye n'uwo mukobwa we arangije avuga ati mama ubu iyo uhaba mbere ntuba wamusengeye agakira niko yakubwiye uko ati ubu iyo ubuza kuba waje mbere ntuba wamusengeye agakira urumva nibuka Mariya na Marita babwira Yesu ati iyo ujya kuba uri ahangaha musaza wacu ntaba yarapfuye kuko bari bamuziho ubushobozi bwo kumuzura cyangwa kutemera kwabo nanjye nibuka ko hari uri muri jyewe numva ngize ikiniga mpita ninjira muri ndamubwira ntinyereka icyumba aryamyemo ninjira muri cya cyumba ariko ngenda ntagiye gusenga kuko nari mfite ubwoba gusengera umuntu wapfuye akareka ivo nawe jya mu mubiri ntabwo ibyo bintu wabyihandagaza ari wowe ubikoze ngo uzabikore kwanza abana bitekerejeho ntubikora kuko wamaze kubishyira mu nyurabwenge zawe ugenda umeze nk'ikigoryi reka nkubwize ukuri ibitangaza Imana ikoresha abantu idutwara tumeze nk'ibipupe uba umeze nk'igipupe kuko wabitekerejeho ntiwaba ukibikoze wowe wabaye wagiye mu mubiri wabatangiye gushyira mu nyurabwenge ko bidashoboka ntibiba bigishobotse kuko ubundi kiri muri wowe cyangwa wizereramo ako kanya nicyo kirimo igitangaza gifatika naragiye ndinjira nsangamo abadogiteri 3 dogiteri n'abandi banasi 2 maze kubasangamo 2 babateruye bya bikoresho byabo barasohotse hasigara dogiteri sinzi ibintu rero yari arimo afunga mu nguni ashyiraho bya birido bitandukanye urabona ni muri centre de santé muri sara abantu bose babahari ashyiraho bya birido bikingiriza abandi nyine nk'umuntu wamaze kuva mu mubiri kuya bamutegure bamutware bamutegure bamukura aho ngaho ndamwitegereza jaho numva ikiniga nkokomeza nibuka ijambo nyina yavuze ngo uko kuyuza kare ntuba waramusengeye agakira ngo ataragera aho apfa nibuka Mariya na Marita babwira Yesu iryo jambo mbwira Imana iri muri jyewe ndakwibuka unzurira umwana mu mutima ndakwibuka unzurira umwana uyu ntago byakunanira ntangira kwisetingamo yuko ngiye kujya mu zindi mbaraga zidasanzwe iyo bigeze aho rero uhita uhinduka ntabwo ukiri wa muntu uri aho ngaho kuko wamaze kwitekerezaho ko ngo ntacyo wakora wampa umwanya ibaza gusaba dogiteri umwanya ngo agusigire umuntu w'abandi ariko nyine yarazi ko ndi nk'umufamiliye kuko niko nanamubwiye namubwiye ntese dogiteri wampa umwanya ati umwanya ntiwawumpanya umwanya ho gatoya ukaba usohotse kandi uburyo n'umuntu niyo yaba ari uwawe nta kintu wamukoraho dogiteri mutari kumwe ntibijya byemera ariko sinzi ukuntu nabivuze dogiteri nawe mbona aragiye kandi n'ibintu bidashoboka niyo yaba ari umuntu wawe ntago bamugusigira gutya gusa kuko ibyo ukora byose ubikora muri kumwe nawe dogiteri mbona aragiye ariko ageze ku muryango asa n'ubitekerejeho mbona arashaka kugaruka kubyanga ndamubwira nti dogiteri ntorega mu mwanya ati nterega ntuyu ni umufamiliye wanjye ati urashaka iki mpita nsunika urugi mvuniramo urufunguzo dogiteri atumva ati mada ndeka ntabwo ubwo nari nkiri kumwe nawe nahise njya mu kazi kanjye nahise numva imbaraga ziranteruye ivodi zintereka hejuru ya wa mudamu mwicara hejuru narasenze ntabwo nzi uko nayasenze nanjye narasenze ariko nkajya numva imbaraga zinyohereza kumubatura uko akundi numvaga imbaraga zindya njya kumubatura haryamye niko namusengeraga nanamubatura koko nagiye kubona mbona kubitsa ikirutsi cya mbere cya kabiri cya gatatu akubita ikintu kimeze nk'umuziha mbona umugore arasepfuye amaze gusepfura ndirukanka nkingura umuryango dogiteri ati ye
ati mada ntumva noneho nawe ntiva muri ibyo ngibyo ntigira hino dogiteri nawe itazubara kuko nta kintu yari afite akora noneho abandi barahuruje ati nimuze hano baraza bati se dukora iki nibaza abaganga kumbaza ngo bakora iki ati se dukora iki nimusenge ntimukora iki nimusenge ndasenga abadogiteri ndasenga wa mugore mbona arambuye amaso gutyo umugore mbona ararebye ndamwegura ngo ndebe ko yicara mbona kwicara ntibikunda ndakomeza ndamuryamisha ndasenga mfata amazi ndayasengera mu kwizera ndayamunywesha nyamumenaho ndamwuhagira ahantu hose ku gitanda amashuka nyagira amazi umugore ndangejeje ngiye kubona mbona yasepfuye kabiri yitsamura kabiri mbona ariyeguye aricaye ngiye kubona mbona abadogiteri bifashe barya ndavuga nti nimukingura amadirishya bakingura amadirishya ngo akayaga kaze bakuraho na ya marido babarwayi bari baraho barabirebye barahamuka ati ibi n'ibiki bati nabonye imana ikorana nanjye iyi mana yakoranye nanjye nzarinda njya mu nda y'isi nkivuga ko nabonye imana amen umugore arazuka imana impishurira ko ari uburozi bari bamuhaye erega buriya hari abantu baduca mu myanya y'intoki atari gahunda y'imana igihe cyabo kigeze abarozi bakabatwiba kuba ejo bundi hari inzozi narose zibabaje sinzi niba ndi buzivuge cyangwa nzireke zibabaje kandi uriya mwana w'umuhungu nta nubwo twajyaga tugirana ibintu by'ibiganiro twegeze tuganira kera cyane ariko ukuntu ejo bundi nagize iyerekwa rye nkanarigira yanapfuye byarambabaje. Uwuhe mwana? Buravani narababaye ntabwo ushobora kubyumva. Tubireke ariko namugizeho iyerekwa ndababara ntabwo wabyumva. Ubundi ndabwira Imana ngo wambabure ukankiza uku kuguru, kuko buriya hari igihe kigera ukaba wiyiza icyuri cyo. Jewe ntago mbivuga kurya indimi cyangwa kuvuga ngo biki n'ibiki, kuko ni ibintu Imana yankoresheje. Niba yarabinkoresheje ntago jewe natekerezaga ko izahora ibinkoresha. Hari ikintu kimwe twiyimikamo abantu, Imana yagukoresha ikintu ukagira ngo uragihorana. Oya, nabyo tujye tubitekereza. Hari igihe utagihorana ari icyako kanya kuko Imana yashatse gukora ikintu runaka kikarangirira aho ngaho. Ariko gihe namaze guhishukirwa ko iki kintu mbana nacyo. Namaze guhishukirwa ko iki kintu mbana nacyo, kuko nkurikije iyerekwa nagize kuri uriya mwana w'umuhungu Buravani, nahise menya ko iki kintu mbana nacyo. Ndimo ndabwira Imana ngo yankijije uku kuguru nkahaguruka nkereka Satani yuko kuri se hari abakozi b'Imana bakibaho. Ubwo twisubira ku kiganiro cyacu. Ubwo ni rero uwo ngo ubakakanya ni umukozi w'Imana, ni umuvuga butumwa, ni umuhanuzi. Ajya agenda abwira abantu ati nasigaranye umwitero wa mama happy nkuko Elisa yasigaranye wa Eliya. Nibyo vuga butumwa afite ku musozi. Niko abwiriza abantu. Batiza mama happy kakiriho ati aracyariho ari ku mugabane nanjye yarawumaye mfite umwitero wa mama happy. Ntabwo yarakijijwe. Yarakijijwe. Yarasanzwe akijijwe. Biri aho ngaho nyene be. Namubwiye se ubundi warukijijwe wakijijwe ryari, arambwatoya nari nkijijwe ariko nari umunyantege nkeya. Ariko ndakubwira ngo ubu ni umuvuga butumwa w'umuriro, niyo bavuze bati reka daravuga ati mumve imbere. Ubundi bagomba kuba nzaho navuye. Bagomba kuba aramwatse nk'ikibanza ubu ukaba waracyubatsemo nk'inzu. Oya ntago nabikora. Ntago nabikora pe. Ntago nabikora imbere yampamagaye. Ntago nabikora. Ubu ni umuvuga butumwa wose umwe. Hari akandi kana nako nasengeye bari baturanye, umugore nawe umwana amaze kumupfana nawe ngo bamuhaye hariya hirya bararuga cyane, umwana bamuhaye umuneke nawe araraba arahwera, ariko we atarashira mu mwuka. Amwikorera amujyanye kwa muganga, ageze mu marembo y'iwacu ngo yibuka yuko uwo mudamu witwa Mutuye Mariya yazukiye ku bitaro. Aravuga ati ngiye kubaza ko wa mugore akiba hano. Aje arakomanga saa 8 z'ijoro. Wari ugihari? Nari nkihari. Byari biciye nk'iminsi 2 gusa yonyine reka. Kandi nari nkisengera wa wundi. Wari ugisengera mudamu. Wa wundi ukuntu byagenze, twamaze kubona azutse.
ndamubwira nti rero Imana inyeretse ko ari uburozi kandi ntabwo mukomeza kuba mu bitaro ahangaha ngo bazabavure ibyiza mwashaka ukuntu mutaha mugasezera ibitaro batise nibatatwemerera ni mu bitoroke umva ibintu mbavugira kuri kamera zamfunga kwigisha abantu gutoroka ibitaro ariko nta deni twabagiyemo twari twabarishije bishyuye ko twari n'ubundi bari bazi ko ibintu byarangiye bagiye gufata umurambo wabo bagataha nta deni bari bafite ntibumve mvuga ngo gutoroka bakagira ngo batorokanye amadeni ya leta urumva nijoro moto yaragiye iramuzana imuparika kwa murumuna w'aho ngaho ni mu marembo y'iwacu neza aho ngaho mu rugo mu gitondo nabyukaga nkajya kumusengera saa sita nkajya kumusengera nimugoroba nkajya kumusengera namusengeye iminsi 3 ku munsi wa 4 twahuye yivanye muri dushe arambwira ati mama perega nakize Imana ihabwa icyubahiro twahise dukora igitaramo aho ngaho cyo gushima Imana cyo gushima Imana ko umuntu yakize arambwira ati ntabwo wagenda tutajyanye gushima Imana icyumweru gikurikiyeho tujyana ku rusengero wabo gushima Imana ubwo rero uwo mudamu nawe yazanye akana nijoro kari mu marabira kapfuye neza kameze gutya kagenda kajugunya amaguru n'amaboko kuri moto nijoro akomanga iwacu mama ati se ni amahoro ati turashaka mama happy ati se mama happy muramushakira iki n'amahoro ati turamushaka ati mfite umwana urembye uri mupfa uri mushira mu mwuka w'imbaza ibibazo mbabarira ati se mama happy agiye akivuga ibyo ngibyo umugore abayinjiye ati mwambabare mukamamagarira umugore mama yansanze mu cyumba arambwira ati wikozeho ubu si ndembe zose n'intumbi zose zizajya zizi wanjye ibi bintu wanzaniye ahangaha nabyo ntabwo nzakiranuka nabyo ati ngaho byuka ati uyu nguyu uko nawe ndebye ari umupfu ndamubwira ko ibyo urimo ni ibiki iyazuye uriya zirananirwa kuzura uwo nguwo niba ari ugenda kandi si uza kubura ubumwishe Imana ikizuye igomba gukiza ibyo ntabwo bindeba byo gupfa niki ariko nanjye ndangije ndavuga si ibintu ntibazabimenyera bakabigira akamenyero ndamubwira nti mada komeza ku bitaro atoye ntago nshobora kurenganga niba bagiye ku bitaro barapfuye bakazukirayo nanjye zindenga reka umwana wanjye agwe mu nzu yanyu bizamenyekane ko wanze kumusengera iri si ishyano nahise nishakamwe imbaraga muri zo saa 8:30 ntangira gusengera wa mwana ngo nterure kumusengera kintu nkundira Imana yacu Imana irambwira ngo nyina nabanze yiyambura ibintu yambaye nyina yari yambaye impigishahu yambaye ibintu n'ibindi aravuga ati byo gusa mwana wanjye apfe ngo nambaye ibintu byose akubita hasi nkizana n'itabi ati naryo ndaritaha byose nyina yese yakiraga kizaho ngaho aratura umwana atarahembuka nyina arakizwa tubanza gusengera nyina amaze guhembuka umwana twabaye nk'umurambika w'ibiganza umwana barabyutse ubu nawe naramubonye ariko wambwani mama happy ugeze aho hantu wenda dushaka tuze no kuhasoreza iki kintu barimo kukinenga abahanuzi kuko ngo bahanurira abantu ariko ntibababwirize gukizwa gasanga umuntu araje aragusanze Imana kuki bavuga kuki Imana ikwereka ibiri imbere ariko ntikwereka ibyaha bye ngo abanzane ni ikibazo gikomeye nyine icyo kintu barimo kukinenga abantu hoya natwe nanjye ndakinenga ni gute se wajya kubwira umuntu ibitangaza bizava hehe kandi akiri mu myanda niba Imana ikorana n'umwuka wera agiye gutabarwa na mwuka wera azaza gutabara umuntu ukiri mu mwanda ishobora kugukiza bya bintu kugira ngo uhite nk'ubu ngubu uyu mudamu nkurikije imirimo arimo akora nabonye ko Imana yamuzuriye iyi mirimo ari hakora aka kanya burerega nta kintu Imana ikorera mu guhomba uzarebe Tabita yazuwe n'imirimo yakoze kuko Imana yavugaga ati aracyafite igihe cyo guhugira gute kwambika imfubyi n'abapfakazi Imana yemera kumuzura ntago Imana igikorera mu bihombo abantu ntibazabyitiranye aka kanya uyu mugore ni umuvuga butumwa kubera ko izi ko aka kanya yari akagombye kuba ahagaze ayihamiriza iramuzura urumva wa mwana ubu ni umuririmbyi uteye ubwoba Imana ireba imirimo rero kuvuga ngo usengeye umuntu umuhanuriye ibitangaza ntumubwirije agakiza uramuhemukiye kuko nta hantu umuvanye nta naho umugejeje kuko bya bintu arabyakira yemere ko Imana ivuganye nawe kandi igiye kubikora ariko nakomeza bya byaha bizatuma amasezerano adasohora ubuse twese tuyoboye yuko kwivuruguta mu byaha bituma amasezerano adasohora jewe Imana mbere yuko inyereka umurwayi urumva yashakaga iki wa mukobwa Imana yashakaga agakiza muri nyina niyo mpamvu mbabwira ngo ntibazitiranye ibintu ngo bagira ngo abantu bose niko bazuka cyangwa niko bakira indwara iki tudanakivugeho
hari uwo negeze kumva ari umupasiteri baze ni umukozi w'Imana wahamagawe wize Bibiliya uyizi uyisobanukiwe wakoranye n'umwuka wera arahagarara avuga ngo se abo bantu ngo bavuga ngo ko basengera nk'abantu bakazuka ngo bagera usororo bakazura bazire biriya bituro byose biryamye hari umuntu w'umupasiteri akwiye kuvuga ijambo nk'iryo ngiryo jewe tujye tuvuga ibintu tusubire mu bindi ntagema abantu bose ariko Imana ibazura bibaye ari ibyo ntabwo twaba dupfa Imana izura umuntu kubera impamvu ariko bivuga ngo runaka ngo afite imbaraga zizura abantu ngo yagera usororo ngo akazura biriya bituro oya no Imana izura umuntu kubera impamvu nk'uwo nguwo nyine urabona Imana yaranyeretse irambwira iti wisengera umurwayi dore ikibazo kiraho gitukomoka ahubwo kuri nyina dayimoni zakururutse ziza zikuzototera ziri muri iwabo urumva Satani akurikira Satani mugenzi we mwuka wera agakurikiraho umwuka wera ari abo barozi bakurikira Satani zari ziri iwabo umugore yahise abyiyambura abishyira aho ngaho n'amata abashyira aho ngaho arakizwa mwatuza agakiza apfukamye aho umwana ariho ahwera natuzanye n'agakiza arakizwa amaze gukizwa dusengera umwana barabadutse ubu nyina ntari aho ngaho si umukozi w'Imana Imana ishaka ikora ikintu kubera impamvu niba basengera abantu niba batuza agakiza barimo kubahimukira banzu urebe imyitwarire n'imigendere ye ubone kumubwira ngo Imana imukoreye ibitangaza se bizaca hehe ntago ibitangaza biva mu mwanda yego naho biriya by'abasaba amaturo byo rwose biriya ntago gembe ishyigikiye ntago umuntu wese usengeye umusaba ituro ubwo se ubona asengeye wa mugani wawe nk'uko uvuze uti uba waramwatse nk'ikibanza ntari kumwaka ikibanza noneho uwo ngo nasengeye afite umwana we bafite n'ibintu n'abantu b'abakire gusa ko ntagiye kumwaka ituro mfite umudamu nasengeye amaze imyaka 15 atabyara 15 atabyara twari mu kigero kimwe twarabyirukanye tungana turashaka twe turagenda turabyara we ntiyabyara bukengiye ku musozi Kadeshi nibuka katabyaye nkubita ibipfukamiro hasi ndasenga mbwira Imana ngo Mana uriya mugore uzamuha umwana Imana yambwa ngo sinzamuha umwana nzamuha abana ntaha niryo sezerano ry'uko Imana ivuganye nanjye Kadeshi kizamuha abana ntago negeze mutakaza nahise ubwo ngubwo ako kanyama abo ngabo bamaze gukira nahise nibuka wa mugore feri ya mbere nayifungiye iwabo ntitaye ko umugabo we adakijijwe ari bunywe n'inzoga kaza kunyirukana ntago ibyo nabihaye agaciro nahise ncuje umuka nk'uwasaze ndagenda ndakomanga bampa ikaze ndinjira ndamuga nipfuka amahavuba mupfukamishije aho ngaho ndamusengera ndamubwira nti itegura Imana igiye kuguha abana binkurikirane bihuse babiri abifata nk'imigani ngo ibyo asanzwe abyumva ntusanzwe ubyumva ariko noneho ibi ngibi biri special angira umusazi navuye asama abarabyaye igihe wawe ndakira uruhinja bakurikije indi ndahekana nk'uko nabimuhanuriye ubu afite babiri bakurikirana urumva umugabo wuzi ikintu cyavuyemo ubu ni pasiteri kandi icyo gihe nabasengeraga ari umupagana w'inzoga nari mfite n'ubwoba ko ari bunyirukana atemera ko mbasengera ariko ubu ni pasiteri ubwo si ibyo ngibyo Imana kugira ngo yabyirengagiza ntishobora kubyirengagiza Imana igihe ahantu izi ko izakura ikintu ahantu iri burobe ifi ntabwo Imana igiye irengagiza bagera bareka rero kwirirwa baducaye imigani ngo niba basengera abantu bakazuka nibagera usororo Imana ikora ikintu ku mugambi yateguye my friend ntabwo ipfa kugenda kenyeki ibizi ko izaharoba ifi ubu ngubu babuze urubyaro barasengerezwa barapfukamiriza ariko umugabo abonye igitangaza Imana ikoze yahise akizwa amaze gukizwa aragenda barebye ukuntu umugabo afite ububyutse bamukubita kuba mwarimu nyuma ya mwarimu wabaye pasiteri ejo bundi niyahoza amamagara ambwira ngo avuye kubwiriza za Karongi ntiyamaze kumenyekana mama happy wenda turimo tunasoza reka no muri dusoze hari ahantu twatangiriye utanga ubutumwa kuri abantu babiri kuri aba pasiteri bashishikajwe no kwaka ibitambo n'amaturo no kuri uyu muntu baka ituro kuko urumva hari abo baryakarika bakomeretsa niyo mpamvu tubimenye yego bakagaruka kubitubwira ati wa muntu wawe cyangwa se nabonye umupasiteri aha naha muhamagaye kugira ngo ansengere abanza kumbwira ngo nimbanze muhe ituro urumva agasigarana icyo gikomere nagira ngo utange ubutumwa kuri abo bantu ari babiri reka mpere ku muntu usaba ituro kuko usaba ituro ni mwene wacu dukora akazi kamwe ni mwene wacu dusaba akazi kamwe ni nawe ngomba kwibandaho mu by'ukuri uyu murimo ni umurimo uvunanye nanabibwira abantu babimenye
hari igihe umuntu akubwira ngo nsengera igihe ashakiye wabonye umwanya ahugutse wowe agasanga uri bize akumva ko wamwiriyeho ntamenye ko wenda wiri upfukamye usengera abandi 100 batambutse ibi bajye babimenya kandi ntago dukozwe mu byuma dukozwe mu mubiri turi abantu turananirwa hari igihe rero umuntu utamuhaye umwanya igihe abishakiye ka wamubwira ngo ejo akumvura mucumuje akanakubwira nabi duhura n'ibitsitaza byinshi muri uyu murimo uravuna ariko nubwo uvuna uwawuduhaye yarabizi ko tuzawushobora ntekereza ko nta muntu Imana yahamagaye azi ko atazashobora ibi bintu niba yarahamagawe koko kiri kuyihamagaye ariko uwahamagawe uwagiye kumuhamagara yarabizi neza kazabasha kwihanganira iby'uru rugendo akabibamo kandi akabikomereramo ni umurimo utuvunye udasabye kwihangana watibaba kuko uyu murimo cyambere urimo ubukene bwinshi kuko niba ugiye muri uyu muhamagaro nta kindi kintu uzaba urimo ukora ntago uzabibangikanya ngo bikunde sibyo niba bitazakunda rero uzegura ukore wa wundi waguhamagaye yagutegetse gukora icyo gihe rero niba urimo kuwukora igihe utarabona rya turo uzaba uri mu butayu uca mu nzira nyinshi zifunganye izo nzira zifunganye nutemera kuzihanganira niho hahandi uzasanga uhuriyemo n'ikibazo cyo kuba abantu bagutakarije icyizere uyu murimo usaba kwihangana reka mbwira aba bantu ngo nibagire kwihangana bagire kwihangana umuntu umwegeze guca umugani aratubwira ngo umuntu yateye igikeri umugeri ngo aragikubita umugeri ngo kiratara akakikubita nkara hakurya ngo kigezeyo gisanga cyakubaguritse kiravuga kiti n'ubundi narinje hano ati biraryana ariko birihutisha urumva nibyo uru rugendo rwacu rero biraryana ariko birihutisha biraryana ariko birihutisha birakurya uyu byihanganiye urihuta ukagera aho wagombaga kugera ibi rero navuga ngo abantu basaba aya maturo bashyiraho ibiciro by'amaturo bagasaba amaturo nukunanirwa kwihanganira icyo wahamagariwe nabaha message mbabwira ngo nibagire kwihangana bategereze uwabahamagaye azabagirira neza aho kugira ngo asabe ivodi tura agiye gusengera nabwira Kristo amubwira ati niriwe ku murimo wawe nkeneye ko abana banjye barya nkeneye school fees z'abana uwamuhamagaye wamuhaye uriya murimo azamugirira neza ariko uyihamagaye we sinzi uwo yabaza ariko uzi ko yahamagawe nagira kwihangana abaza uwamuhaye inshingano azamuhemba kuko ahemba neza nibagire kwihangana pe bagire kwihangana kuko barimo gutuma natwe tutabikoze abantu badutakariza icyizere wazana ntuze umuhamagaro hari uhagurukanye uri muri wowe ubira wumva ugiye gukorera Imana mu bintu nk'ibukagira ubwo bukavuga uti runaka yabitereyemo ibaba nanjye ninjyamo ndatibaba cyangwa abantu barabona ko nje nk'akanaka bigatuma abantu bose babafata nk'abandi kandi atari byo ubu hari abantu babinyuzemo babyitwaramo nabi hari n'abarimo kubihagurukiramo kandi bahamagawe mu muhamagaro mwiza bakabikomerekeramo kuko babafata nk'abandi icyo rero nagira ngo abantu bagire kwihangana bategereze Imana yacu ihemba neza je nta muntu ndasaba kuva ngeze kuri YouTube umuntu ureba iki kiganiro anyomoze yandike comment cyangwa anahamagare azaguhamagara kubwira ati uriya mugore ibintu avuga arabeshya asaba amafaranga nta muntu ndasaba amafaranga ye kandi mbayeho kubera iki ndayikorera yarangiza ikabateramo kurara abantekereza bakabyuka mu gitondo bampamagara ntawe mfitanye nawe rendezvous kuko nayikoreye nta buryarya mfite nibagire kwihangana uwaduhamagaye ahemba neza abo ni kubasabitura abarisabwa rero nabo abarisabwa nabo giye ikintu nababwira nibabanze bashishoze neza wenda gushishoza araza kuvuga ati giye simfite izo mpano zo kurondora no kumwerekwa no kumenya uwo ari we cyangwa utari we ariko abanza afatana igihe nawe ntago umuntu akakanya niba je yirukanka utamuzi ugomba guhita uhubuka hari ikintu ngiye kubwira abantu kandi ntikibakomeretsa ahubwo bacyumve nk'inama mbagiriye ibintu byo kumva ko babonye umuntu bagahita bamuharara bakamuziramo hejuru ngo ni umuntu waje ukora ibitangazo utwika ukongora abantu bagabanya ibyo bintu kuko abo batwika bakongora ntibaza baribo nanjye ari gihe bangendeho gake babanze banshishoze barebe ndi muntu ki ntago ari ukuvuga ngo umuntu wese uje barahita bagendera mu bicungo birukanke ngo babonye ibitangaza bikorerwa ukora ibitangaza ni Kristo ariko akabikorera mu muntu wamwizeye kandi wemera gukorana nawe nibashishoze rero babanze bagende gake yabanze amenye umuntu ari kumwe nawe wari we namara kumenya neza umuntu ari kumwe nawe wari we none se Yesu ntiyabivuze neza haravuga ngo muzababonera mu mbuto bera ibyo bavuga si byo bakora n'ibyo bakora si byo bavuga
nyuma y'igihe gito gusa namuha igihe azamenya umuntu barimo kugendana, azamenya uwo muntu niba ari umukozi w'Imana nyakuri cyangwa niba ari pirate. Nasanga ari umukozi w'Imana nyakuri hazamuha ituro, nta tegeko rihana gutanga ituro, iryo turo azarimuhe. Ariko nabona adashobotse azamwihorere, ategereza uw'Imana izamwoherereza. Bipfa guhubuka ngo bafatire hejuru ngo baharaye uyu munsi yaje ngo atwikanga avuga ibitwikanga avuga ibikongora. Weya, nibace bugufi bavuga ati uyu muntu namubonye mu Imana, namubonye mu imbuto z'umwuka wera, aba ari wagendana nawe. Kabone naho baba baramenyanye mu myaka 6 iri imbere yashize, ariko akibuka ko yigeze kumubona mu imbuto z'umwuka wera. Musubireho, subira ku isoko wavomyeho, asubire ku isoko yavomyeho, yongera yumva ububobere bw'amazi, yongera azamuke. Ariko yewe kugendana n'ibije byirukanka, ikintu iba birimo kuzira aba bantu. Impamvu babigwamo, bazira ibintu byo guhubukana n'abaje birukanka, bagahita birukankana nabo. Ugasanga rero bahatanze ibintu byabo, ejo bagakomereka bagatangira kuregereta babahamagara. Kandi kubera iki? Kuko batagize kwitonda ngo babanze bashishoze. Aba bantu rero nabo nibagire kwitonda, babanze bashishoze, babanze barebe abo bantu ni bantu nyabaki, arebe n'uwo agomba guhituro ni muntu nyabaki. Ese uyu muntu koko yansengera? Ese uyu muntu koko afite imbaraga z'umwuka wera? Natindana nawe, nazamukuraho inama nziza, nazamukuraho umusaruro? Ese koko nsenganye nawe Imana yankorera igitangaza? Ntago ari ugupfa kumva ibihindira ngo uhindane nabyo. Niyo mpamvu bahakomerekera, nibareke guhubuka no guharara. Kubera ibintu byabo byo guharara, bakumva ko bakavuga ati ejo bundi runaka yaravuze yaratambutse, ubu twabonye undi mushya nawe uzanye ibindi bishyashya. Bareke kugendana n'ibishyashya. Mu by'Imana nta bishyashya bibamo, ahubwo uricara ukarambya ugategereza. Yego. Mama Happy, urakoze cyane, urakoze ku nama nziza utanze, yaba ku bahanuzi cyangwa se ndetse no ku bakeneye gusengana n'abantu n'abahanuzi. Ubwo ntekereza ko ngo nyina amatwi ngo habwirwa benshi akumva bene. Reka rero dusoreze ahangaha, nshimire abari badukurikiye, nawe ngushimire by'umwihariko ko wemeye kubana natwe. Ubwo habaye hari uwifuza kuvugisha, ndapiningaho nimero yawe, ashobora kuba yaguhamagara. Yego. Ibindi ndumva twasoza n'undi turagize Imana. Yego, murakoze. Turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ya Isiraheli, wabanye natwe muri iki kiganiro, wadushoje tugishoje amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwingize kugira ngo ukomeze ubane natwe rero, utwiteho kandi uturengere, imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Dusengeye abantu bose bakurikiye iki kiganiro, reka Uwiteka Nyiringabo icyo basonze ukibahe. Buri wese afite icyo agukeneyeho, reka ubagirire neza, ubarengere, ubatabare, ubabere Imana y'igisubizo, ubabere Imana y'ibyiringiro, ubabere Imana yambutsa Yorodani ikabageza hakurya, ubabere Imana iyo babonye ikora ibitangaza, ntibe Imana yo bumva n'abandi, ahubwo babe Imana biboneye mu maso yabo. Reka ubagirire neza rero, ubigaragarize kandi ubabere igisubizo muri byose. Dusengeye abarushye n'abaremerewe, imfubyi n'abapfakazi, abakene n'abatindinya kujya, abo bose barengerwe nawe. Dusengeye abarwayi, abari kwa muganga, abari ku bisasiro byabo, abo ngabo ukuboko kwawe ni kubakize, urabishoboye. Haleluya. Dusengeye abari mu ngendo, ubashyitseyo amahoro. Duhagaritse aksida n'ibindi byose byakwizamura bigishyira hejuru. Turwanije ibitavuga Imana yacu mu izina rya Yesu, turakubita hasi, turatwika, turakongora. Duhamagaye imbaraga z'umwuka wera n'igitinyiro cy'amaraso ya Kristo kugira ngo gitugote none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu. Amen.